Nongeye kuguha ikaze kuri Leo TV Entertainment, ni umuyoboro wa YouTube w'abasobanutse kandi basobanukiwe, mwe tubana buri munsi. Ndizera yuko mwantangira ubuhamya. Uyu munsi rero uri kwibaza ati tugiye kugaruka kuki? Nkuko mwabibonye tugiye kurebera hamwe ibintu bigera kuri 7 bizakwereka ko umukobwa asigaye akwiyumvamo. Ni ibintu bigera kuri 7 bizakwereka ko umukobwa adashaka kuba yagutakaza cyangwa adashaka kuba yakubura. Ni ibintu rero bigera kuri 7 byagiye bigaragazwa n'abahanga bagiye batandukanye mu bigendanye n'imibanire ndetse n'urukundo muri rusange. Nge tubana buri munsi rero nitwa Leo Dukuze nkuko mubimenyereye, ninge tubana kuri uyu muyoboro wa YouTube abasobanutse kandi basobanukiwe. Uyu munsi rero munyemerere turamburire hamwe ibintu bigera kuri 7 bizakwereka ko uyu mukobwa asigaye akwiyumvamo. Ni ibintu bigera kuri 7 bizakwereka ko uyu mukobwa adashaka kugutakaza. Ni ibintu rero biri buze kugenda bigufasha. Icyo nagushishikariza rero nuko waza kurangiza kino kiganiro, kuko tugiye guhera ku kintu cya 7 tujya ku kintu cya mbere, kandi ushobora gusanga ikintu kiri ku mwanya wa mbere aricyo gifite umumaro kurusha n'ibindi byose. Rero ibi ni ibintu bigera kuri 7 byashyizwe hanze n'abahanga bagiye batandukanye mu bigendanye n'urukundo, harimo nka Gary Chapman. Uyu muramuzi cyane, yagiye avuga byinshi ku bigendanye n'urukundo. Nge rero tugiye kubana muri iki kiganiro, nakubwiye ko nitwa Leo Dukuze, nguhaye ikaze. Kwihuse rero, ikintu kiri ku mwanya wa 7 kizakwereka ko uyu mukobwa asigaye akwiyumvamo cyangwa uyu mukobwa ko asigaye agukunda nubwo utarabimenya neza. Ngo uyu mukobwa akunda kukubwira gahunda ze z'ejo hazaza, ariko ukumva nawe urimo. Nk'urugero, hari igihe uri kuganira n'umukobwa wenda ugasanga ari kukubwira ati wenda mu kwezi gutaha nzajya ahangaha, cyangwa mu mwaka utaha nzaba ndi gukora ibi ngibi. Ariko uyu mukobwa nyine iyo atangiye kugenda kwiyumvamo, iyo umukobwa atangiye kugenda gukunda, ukunda gusanga nawe agushyiramo nyine, ugasanga ari kuvuga ko muri ibyo bihe nyine muzaba mukiri kumwe. Ugasanga wenda ari kukubwira ati uyu mwaka utandashaka kuzatembera ahangaha, ugasanga ari kukubwira ati nawe uzabimfashamo, ndizera ko bizagenda neza. Uyu mukobwa nyine ukunda gusanga mu bintu agenda akubwira mu byo mu gihe kizaza, ukunda gusanga nawe agushyiramo. Mu by'ukuri ibi bigaragaza yuko uyu mukobwa agushaka, bigaragaza yuko uyu mukobwa agukunda, bigaragaza yuko uyu mukobwa ashaka ko mwagirana umubano urambye. Iki ni ikintu rero cya 7, cyangwa ni ikintu kiri ku mwanya wa 7 kizagufasha, kikakwereka yuko uyu mukobwa atangiye kugenda akwiyumvamo. Nubona umukobwa atangiye kugenda akwereka imigambi ye, akubwira ibyo ashaka kuzakora ejo hazaza, ariko ukumva ko nawe ari kugushyiramo, ibi rero bizakwereka yuko uyu mukobwa atangiye kugenda akwiyumvamo. Twagiye n'ikintu cya 6, cyangwa ikintu kiri ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 kizakwereka yuko uyu mukobwa atangiye kugenda akwiyumvamo. Ikintu rero kiri ku mwanya wa 6 kizakwereka ko uyu mukobwa atangiye kugenda akwiyumvamo. Uyu mukobwa ashaka kugufasha mu bibazo byawe. Iyo ugize ikibazo runaka, uyu mukobwa ukunda gusanga nyine byamubabaje, ukabona ntibyamushimishije, ukabona ari gukora cyangwa ari kugerageza igishoboka cyose kugira ngo agufashe. Iki rero ni ikintu kizakwereka yuko uyu mukobwa agukunda, ni ikintu kizakwereka ko uyu mukobwa atangiye kugenda abizamo. Uzabona ababaye, uzabona ahangayitse, uzabona ari kugerageza igishoboka cyose kugira ngo atume utuza. Iki rero ni ikintu kizakwereka ko uyu mukobwa agukunda. Uyu mukobwa aguha inama, uyu mukobwa agerageza kugufasha icyo ari cyo cyose. Uyu mukobwa nyine akomeza kugenda aguha inama zagufasha kugira ngo ukomeze kugenda utsinda ibyo bibazo. Iki rero kikaba ari ikintu kiri ku mwanya wa 6 kizakwereka yuko uyu mukobwa atangiye kugenda akwiyumvamo, kizakwereka ko uyu mukobwa atangiye kugenda abizamo gahoro gahoro. Twagiye ku kintu cya 5. Ikintu rero cya 5, cyangwa ikintu kiri ku mwanya wa 5, aba bahanga baje kuba batubwira, baje kuvuga yuko uyu mukobwa atangira kugenda akugirira agashyari gato, cyangwa atangira kugenda agufuhira gato.
uyu mukobwa atangira kugenda agufuhira gahoro gahoro. Urugero nyine waba uri kumwe n'abandi bakobwa muri rusange ukabona ntabwo abyishimiye, waba uri kugenda uvuga abandi bakobwa neza ukabona uyu mukobwa ntabwo abyishimiye. Uyu mukobwa rero ni ikintu kizakwereka ko atangiye kugenda akwiyumvamo. Uyu mukobwa ntiyishima cyane cyane iyo akubonye nyine uri kuvugana n'abandi bakobwa, ikindi kandi akubaza ibyo mwavuganaga. Uyu mukobwa uzasanga agenda akubaza ati ese ko nabonye uganira n'aba bakobwa runaka, ese mwaganiraga ibiki, ese usigaye ntabwo usigaye umpa agaciro. Ibi rero ni ibintu bizakwereka yuko uyu mukobwa atangiye kugenda abizamo. Ni ikintu rero kizakwereka ko uyu mukobwa asigaye agukunda. Nubona uyu mukobwa atangiye kugenda agufuhira gahoro gahoro, uzamenye ko rwose uyu mukobwa yatangiye kubizamo. Twagiye ku kintu cya kane cy'ingenzi. Ikintu cya kane rero kizakwereka yuko uyu mukobwa atangiye kugenda akwiyumvamo, cyangwa ikintu kiri ku mwanya wa kane kizagenda kikwereka yuko uyu mukobwa atangiye kugenda akwiyumvamo. Uyu mukobwa aguha agaciro kandi akakubaha cyane. Iyo umukobwa akubaha kandi akakumva nyine ibitekerezo byawe, usanga nyine ibitekerezo byawe uvuga buri munsi nawe atangira kugenda abyumva, ugasanga atangiye no kugenda nawe abigenderaho. Uyu mukobwa rero uzakunda gusanga yitwararika ku bigendanye n'imyumvire yawe kandi akubaha ibitekerezo byawe n'imyumvire yawe. Uyu mukobwa ntabwo ajya agusuzugura muri rusange. Uyu mukobwa rero uzakunda gusanga atinya kugukomeretsa. Uyu mukobwa uzasanga atekereza cyane ku bintu uvuga kandi azaguha agaciro mu bandi. Uzasanga anakurata mu bandi bakobwa muri rusange. Nk'abakobwa bagendana b'inshuti ze muri rusange uzakunda gusanga nyine agenda ababwira ko akwishimira, uzakunda gusanga agenda ababwira ko aguha agaciro. Mu by'ukuri usanga agenda akurata nyine aho ageze hose. Twagiye rero ku kintu cya gatatu, cyangwa ikintu kiri ku mwanya wa gatatu kizakwereka ko uyu mukobwa atangiye kugenda akwiyumvamo. Umwanya wa gatatu rero, ikintu baje kuba bashyiraho bano bahanga, baje kuba batangaza yuko uyu mukobwa ashaka kumenya byinshi ku buzima bwawe. Iyo umukobwa atangiye kugenda kwiyumvamo agukunda muri rusange, ukunda gusanga uyu mukobwa ashaka kumenya byinshi ku bigendanye n'ubuzima bwawe. Uyu mukobwa ashaka nyine kugenda kubaza byinshi ku bigendanye n'ubuzima bwawe, inshuti zawe, abavandimwe bawe, ibigendanye n'umuryango wawe muri rusange. Uyu mukobwa rero iyo atangiye kugenda akwiyumvamo, uzasanga agenda kubaza ibibazo bigiye bitandukanye ku bigendanye n'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Akubaza ute se ni ikihe kintu cyakubabaje mu buzima bwawe, ni igiki cyagushimishije mu buzima bwawe, ese ni igiki ukunda, ese ni igiki wanga. Ibi rero ni ibintu bizagenda bikwereka ko uyu mukobwa atangiye kugenda abizamo. Ni ibintu bizakwereka yuko uyu mukobwa atangiye kugenda agukunda gahoro gahoro. Ikindi kandi akubaza ku bigendanye n'intego zawe. Iki rero ni ikintu kiri ku mwanya wa gatatu kizakwereka yuko uyu mukobwa asigaye agukunda. Twagiye ku kintu cya kabiri. Ikintu cya kabiri rero kizakwereka yuko uyu mukobwa asigaye agukunda, ikintu kizakwereka yuko uyu mukobwa atangiye kugenda kwiyumvamo gahoro gahoro, usanga iyo yakubuze arababara. Uyu mukobwa iyo mutabonanye cyangwa nyine iyo mutigeze muvugana, ukunda gusanga yibaza ati ese ni iki cyakubayeho uyu munsi. Usanga ashaka kuguha umwanya we wose, usanga ashaka kukuvugisha buri munsi. Urugero akwandikira kuri WhatsApp, urugero agukoringa, aguhamagara nyine akubaza ute se umeze ute. Niyo wewe umaze umunsi wose utamuvugishije, usanga uyu mukobwa nyine akubaza ati ese byagenze bite, ese kuki utamvugishije. Ibi rero ni ibintu bizakwereka yuko uyu mukobwa atangiye kugenda akwiyumvamo, akubaza impamvu wamaze igihe kinini utamuvugisha. Ikindi kandi akakubwira ko nyine agukumbuye, akakubwira yuko atishima iyo yakubuze ku munsi runaka. Nyine iyo yakubuze, iyo atakubonye, iyo mutaganiriye, uyu mukobwa azakubwira ko ibi bintu rwose atabyishimira. Iki rero ni ikintu cyari kiri ku mwanya wa kabiri kizakwereka ko uyu mukobwa asigaye agukunda. Ni ikintu kizakwereka ko uyu mukobwa atangiye kugenda akwiyumvamo. Iyo yakubuze nawe arababara. Twagiye rero ku kintu cya mbere.
Mbere rero yuko tujya ku kintu cya mbere cy'ingenzi kurusha n'ibindi byose burya, reka nkubwire wowe tubana buri munsi, reka nkushimire wowe tubana buri munsi, wowe unyereka urukundo, wowe unyandikira muri komenti, wowe umpa like, ndagushimiye cyane rwose. Hari abantu benshi bakomeje kugenda banyereka yuko bakunda ibyo nkora, hari abantu benshi bakomeje kugenda banyereka ko tubana buri munsi, aba rero bose ndabashimiye, ndagushimiye cyane rwose. Ikindi kandi niba ukunda ibyo dukora, kora kuri subscribe niba utarayikoraho. Ikindi kandi niba wakunze kino kiganiro, kora kuri like kuko ubu unyeretse yuko wakunze kino kiganiro. Ikindi kandi niba uba wakunze kino kiganiro, ujye wandika no muri komenti umpe inyunganizi, umbwira uti ubutandashaka ko tuzagaruka kuri ibi rero ni ibintu bizagenda binyereka yuko mukunda ibyo nkora. Rero twagiye ku kintu cya mbere cy'ingenzi. Ikintu cya mbere rero cy'ingenzi kurusha n'ibindi byose, iyo umukobwa atangiye kugenda akwiyumvamo gahoro gahoro, iyo umukobwa atangiye kugenda agukunda, hari ibintu nyine usanga agenda kwereka ariko ugasanga ntugenda ubisobanukirwa. Uyu mukobwa uzasanga aguha umwanya uhagije, uyu mukobwa uzasanga nyine asigaye akwitaho, asigaye aguha umwanya uhagije. Iyo umukobwa atangiye kugenda nyine akwiyumvamo, usanga asigaye aguha umwanya munini, ugasanga mbere ntimwajyaga muvugana kenshi, ugasanga niwe wajyaga umuhamagara gusa, ariko iyo atangiye kugenda akwiyumvamo, usanga ahubwo nawe asigaye atera intambwe, ugasanga atangiye kuguhamagara, ugasanga niwe wagushotoye, niwe kandi wakwandikiye kuri WhatsApp. Ibi rero ni ibintu bizakwereka yuko uyu mukobwa atangiye kugenda akwiyumvamo, ahora ashaka kumenya uko umeze, akunda kuganira nawe igihe kirekire kandi ntakunda kwirengagiza. Ibi rero ni ibintu bizakwereka yuko uyu mukobwa atangiye kugenda abizamo gahoro gahoro. Ibi bigaragaza ko akubonamo umuntu w'ingenzi mu buzima bwe. Rero uyu mukobwa nakwereka ibi bintu bigera kuri 7, ntuzazuyaze, uyu mukobwa rwose azaba akwiyumvamo. Ibi rero bikaba ari ibintu bigera kuri 7 bizakwereka yuko uyu mukobwa atangiye kugenda abizamo. Twari turi kumwe muri iki kiganiro, nitwa Leo Dukuze. Niba ukunda ibyo dukora, kora kuri subscribe kugira ngo tujye tuganira buri munsi, kugira ngo ujye ukurikira ibyo tubagezaho buri munsi. Ikindi kandi ndagushimiye cyane, icyo nakwifuriza nuko amafufu n'amafaranga byakomeza kugufubika.